ni Niyitegeka Gratien n'umugabo waremye Mama Sava amutereka hariya amuha script nkayikina n'abakansubirishamo akambwira ati kina gutya ampa igikundiro ntago byarangiriye aho ngaho akambwira ati Mama Sava hano hari ikiraka agenda ugiye gukora akoherezamo akanyohereza mu kazi akambwira ati se ko hari udufara Papa Sava yigeze gukora ikintu man muri covid twese twohereza amafaranga yo kurya kavuga ngo ngiye kubagurira kawunga mwishakira imboga cyaje kandi cya buri muntu ntago yarazi ngo bizarangira nta muntu wari uzi ko bizarangira man navuze nti nibura mu buzima bwanjye mfite umuntu nakwita umuntu nahagarara ngahamiriza abantu ko ari umuntu Papa Sava ni umuntu ni imfura n'umuntu wandwaniye ishyaka n'umuntu wabonaga ibibera uribuka intambara zigeze kubaho nawe zirimo yego aravuga ati iwe ibwo yarambwiye ati mani wahahamutse ndi tuza icara hasi ukora akazi cicika bit ubaye iki nicyo ubaye kandi nge numva ko bishobora kunyirukanisha mu kazi mani wambereye umugabo nzamugorera mu bibaho byose wumva ari nk'iki wamuha kuko Papa Sava yanaguhaye izina ni nkaho izina yaguhaye rifatanye nawe kuko Papa Sava agomba kuba afite Mama Sava kiretse mukoze divorce cyeka dukoze divorce yego kandi ntacyo yaba ari kwigisha muri societe ntiyakwemera ko icyo kintu kibaho ejo twajyanye kuri BNB FM avuga akantu ntibuka nyine ntigeze ntekerezaho yaravuze ngo baramuje ngo ese ngo hari icyo Mama Sava asobanuye kuri wowe aravuga ngo kirahari kubera yuko iyo filime yanjye ijyamo ba Mama Sava benshi nta gaciro ari kugira at least numva ko nanjye hari agaciro ufite aho hantu ndi gufitinga ahantu ndi Papa Sava ndakubaha wa mupapa we Imana igiguha umugisha byo